imeri ndabona ugiye wana mama wawe yishimira mama ndabibona ya ntabwo ugiye ugira ikibazo n'ukuntu turi abakene nta kibazo mba mfite njyewe namwe Imana reka izabikora namwe mukiri mwese tubazane twakirize nyine kaje nabonye ukuntu yirakaje yikubise imyenda ye ntayo nabonye se yohoshye none hajya he ako nta kundi nagenda wese nagira mwiriwe mwiriwe avuye muri umukomereza we ikiganiro cy'umuhungu wanjye ugira icyo mutubwira ndi kubona no ku kazi bari kumpamagara abakozi banjye amasaha yatinze ubwo reka tubasezere tugende dutahe mbasigiye kano kantu mwavuga ko mbasuzuguriye ubwo inama ngiye nshaka kuzategura nzongera kubasura ku cyumweru kuko kuwa gatandatu mfite inama y'abakozi nta kibazo rwose tuzagaruka ntacyo amakuru mvaga nyine hano mufite wenda akazi kuko nashakaga akazi ko gukora umukobwa yurangije imyaka ntacyo tugomba kubashyigikira nk'ababyeyi babo tukababa hafi nanjye ngiye kugera umugira mbibwire se w'umwana tubashyigikire igikorwa cyabo kirushaho kwiga rwose natwe nibyo turimo ahubwo reka basize we nari nagiye kureba wa mukazana wanjye ufite imyaka ingana 15 uriga se nari maze iminsi mbiparitseho kuko nabonaga nyine ngendeye nyine akazi ko ikibazo rero reka wumvise ukuri urabona ko ndi umubyeyi ukuze byo koko n'umukozi ndamukeneye ntamukozi ariko ntabwo njya nkoresha umukozi udafite ibyangombwa bimuranga udafite indangamuntu mabuja nabishaka rwose oya kubishaka rwose umwana uri munsi y'imyaka 18 ntabwo yemerewe akazi noneho byongeyeho ko mu rugo ntabwo nakaguha nk'umuntu w'umubyeyi genda usubire mu ishuri wige cyakoza nimba ari ubuzima wenda butumye ushaka kuva mu ishuri ugashaka kwiyahura mu kazi ko mu rugo ujye uza ngo ufashe ugurire ayo makayi ariko mabuja wihangana ukakamba niyo naba ahangaha nyine nk'umwana nta kibazo ariko nkajya nyine n'ibyo bitanu mbibona oya ntabwo ibyo bintu nabikwemerera sibyo Vanessa cyangwa ko witwa Vanessa
ntabwo nabikwemerera cyakoze nzagufasha pe kuri buri kimwe icyo ari cyo cyose ariko ntabwo naguha akazi ko mu rugo kuko akazi ko mu rugo karavunanye kandi ikindi umuntu uri munsi y'imyaka 18 ntabwo aba yemerewe gukora pe sibyo byose mama amafaranga nyine narashaka kugira ngo nyine njya kwishyura ishuri mbone uko niga nyine nibyo nakubwiye nzakwishyurira ishuri igo mabuja yewe uri mabuja mwiza rwose aho kugira ngo nguhereze akazi ngo ubone uko yagenda ujye mu ishuri nzagufasha uko mbishoboye wishyurira ishuri wige usoze uzakore akazi keza kagutunge n'umuryango wawe sibyo n'amakaye nzayakugurira mwiza rwose sinahitse ko rwose ejo hanyuma ejo uzagaruke saa 8 nzaba navuye mu kazi hanyuma uze njye kukugurira ibikoresho by'ishuri wongere usubire mu ishuri sibyo nzanajya no kureba n'iwanyu mwirirwe yego metse iragenda se reka nkubwire akantu naguteguriye twese ufite akantu wajya umamagarisha rero ujya umamagara ku wa gatandatu bafite agahe ndayifite humura ubwo pawe se kunsezera mama wawe ese mutangiye kumpa amatelefone kose se sheri wanjye nta kibazo mbase dore ni hariya muri ranze imeze nka nyakatsi iriya iyo haba ndayikuramo Jamilla ndayikuramo ninda guteye inda ninda guteye iyo nda kukinga umva kingura urwo rugi nibagije